Umugabo n'umugore b'abakene bari batuye iruhande rw'ishyamba. Umunsi umwe ku kagoroba itumba rica ibintu, batangira kuganira bavuga ibyo abaturanyi babo bifata nabi kandi bafite ibintu bitagira ingano. Umugore aza kuvuga ati uwangiza sinamera nka bariya. Umugabo nawe ati ni ishyano kubona bene b'abantu bakora ibitangaza batakibaho, ubu simba nisabira icyo nifuza. Mu gihe bakivuga ibyo babura umugore utagira uko asa atungutse iruhande rwabo, arabasuhuza arababwira ati numvise ibyo mwavugaga, none mumbwire ibyo mwifuza ariko nimurenze bitatu, kuko nimubirenza nimubona na kimwe. Amaze kubabwira atyo bayoberwa hari igitiye, batangira kuvuga ibyo bakwiye gusaba. Erega ntibyari byoroshye kubona ibintu bitatu gusa ako kanya n'ubukene bari bafite. Umugore rero araterura ati singihitamo, ariko yewe nari mfite uburenganzira. Hari ibintu bitatu nasaba kandi bifite akamaro koko. Ntacyo mbona cyandutira kuba mwiza nkaba umukungu kandi nkakiranwa icyubahiro mu birori no mu materaniro y'abakungu. Umugabo aramusubiza ati ibi byose ntacyo bimaze, kuko umuntu ubifite atabura kurwara cyangwa gupfa akiri muto. Ikiruta ni ukugira ubuzima bwiza, imbaraga no kuramba. Umugore nawe ati ese kuramba byamarira iki umuntu w'umutindi? Ahubwo byatuma aba umunyabyago igihe kirekire. Aho uzi kubura icyo urya ugahora mu maganya? Niba wa mugore yaduhaye uburenganzira bwo gushaka ibintu birenze bitatu, kuko ndabona dukeneye byinshi. Umugabo aramubwira ati ibyo ni byo koko, ariko reka tureke guta igihe dutekereze neza, ejo tuzabe twabonye ibyifuzo bitatu bidufitiye akamaro koko. Reka tube twiyotera dore nimba haciye ibintu. Ubwo abivuga yegera umuriro wari umaze gucika. Nuko umugore arivugisha ati mbega umuriro mwiza, uwamenya amangoronse kuri aya makara. Akibivuga atyo abona intongo y'inyama iraguye. Icyo kiba kibaye icyifuzo cyabo cya mbere. Umugabo abonye iyo nyama umujinya uramwica, abura aho akwirwa. Atangira gutunganya umugore we ati mbega umugore w'igisambo, uko ni ugukunda inyama gusa? Ko duturiye ishyamba inyama nazo ni ikibuze? Ukuntu wifuje nabi, icyampa ngo iyo ntongo igufate ku zuru. Umugabo atararangiza kuvuga abona ya nyama imase ku zuru ry'umugore. Umugore ararira agerageza kuyikuraho ariko biba iby'ubusa. Umugabo abibonye aribwira ati noneho nanjye murushije ubucucu, mugenzi wanjye ntundenganye, nkurahiriye nkomeje ko nigeze ntekereza ko kwifuriza inabi. Nari ndakaye cyane, mbivuze nazi icyo mvuga. Reka noneho twifuza ubukungu, maze nzakugura akantu kabengerana uzashyira ku zuru kajye gahisha iyo nyama. Umugore ati mbese ubu nakwihanganira guharanira ishyano? Icyampa gusa nkabona iyi nyama inyomotseho. Akivuga atyo abona ya ntongo iguye hasi. Ibyifuzo bibaye bitatu. Umugabo abwira umugore we ati iri ni isomo koko, ntidukwiye kugondoza Imana, iyo yaturemye izi ibidukwiye. Birira ya nyama, kuko mu byifuzo bitatu niyo bari basigaranye yonyine. Sinjye wahera hahera umugani. Ndakunze kora subscribe, ulayikinge, niba video wayikunze unayisharinge. Ushobora kuduha igitekerezo muri comment. Umusanzu wanyu ni inkunga ikomeye cyane. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, nyagasani abarinde naho utaha. Ciao.